Nongeye kubasuhuza mwese, nitwa Yatsinze B Frank, ndi kubigisha HTML, iri ni isomo rya 5. Umunsi ndabigisha uko washyira ifoto kuri web page nuko wahuza page ebyiri. Ifoto tugiye gushyiraho ni iyi ngiyi ya COVID-19, yitwa COVID-19. Tugiye gukanda na buto y'iburyo, tugiye ahanditse properties, turebe ahanditse type of file, tumenye yuko ari JPG, nibwo bwoko bw'iyo foto, JPG. Reka tugende dukomereze aho twari tugeze. Dukore tag yitwa image. Image irafungurwa gusa. Image igira attribute ya source equals double quotes. Hagati dushyiramo uko iyo foto yitwa, tugashyiramo n'ubwoko bw'iyo foto. Turashyiraho yuko ubwoko bw'iyo foto n'uburyo yitwa, ubundi yitwa COVID-19 dot JPG. Control S, tujye kureba kuri web page, dukande refresh. Dore ngiyi yaje ya foto ya coronavirus. Noneho tugiye ubwa mbere twabanjije gushyiraho uburyo wakwirinda coronavirus. Noneho tugiye gushyiraho ibisobanuro birambuye. Tugiye guhuza na page ifite ibisobanuro birambuye. Turakoresha tag yitwa anchor tag. Hey, ariyo A, tuyifunge. Hagati A ifite attributes ya href equals double quotes. Hagati turashyiramo adresse y'iyo page. Reka tujye kuyireba iyo page. Okay. RBC ya RBC. Iratinda ariko dore yaje. Hariho uburyo wakwirinda burambuye. Okay. Hano naho reka dukopiye iriya address, Ctrl C, tuze Ctrl V, twayikopiye. Noneho kugira ngo ize kugaragara, turandikaho amagambo turi buze gukandaho kugira ngo ize. Reka tuyashyire muri H2, tuyifunge. H2, tujye hagati twandikemo. Ku bindi bisobanuro kanda hano. Ku bindi bisobanuro kanda hano. Kanda hano. Hano dukande Ctrl S, dusevinge. Noneho tuhita tujya kuri web page. Dukande refresh. Dore byaje. Ku bindi bisobanuro kanda hano. Reka tuhakande.
kakanze. Dore haje kwirinda icyorezo cya coronavirus, uburyo wakwirinda icyorezo cya coronavirus, nguko uko wakwirinda. Noneho turarangije iri somo ryacu, ryari isomo rya 5, bashishikariza gukomeza kureba amasomo ya HTML. Murakoze kandi mukomeza kuguma mu rugo.